reka buriya uyu munota ibindimo kuvuga muri biri haranditse ngo mwumve icyo umwuka bw'itorero. Ubu ngubu kuba ndimo kuvuga gutya byonyine ndimo gutanga ubutumwa bw'Imana, kuko ni Imana ikomeye, ni Imana isumba byose kandi sizaceceka ngo nitutavuga n'amabuye azavuga. Nge sinzemerera amabuye kuvuga kandi mpari, kandi Imana yarankoreye ibitangaza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kubavuga ko ngiye gushinga itorero cyangwa se cyaki, njya nibaza cyane, sindabivuga, sindabipanga, ijambo rimwe gusa. Icyo nababwira abantu bankunze ni ukuri, ndishimye, ndabishimiye, ariko ikiruta byose usibye biriya mwarebaga mugashimwa mukishimira ibyo nakoraga, hari ubugingo buhoraho. Nishimiye kubana nawe nyuma y'imyaka myinshi cyane twarakubuze. Hashize imyaka myinshi narabuze, ariko meruka mu itangazamakuru kera mu by'ukuri. Nagarutsemo uyu mwaka kera cyane, kandi ngarutsemo muri corona. Merukagamo 2013 myaka myinshi, myaka 7, kandi nabwo naje igihe gito mbivamo. Yanga rero wamenyekanye cyane mu gusobanura. Banza dusubize inyuma kuri buriya buzima, biriya bintu byo gusobanura amafilime byakujemo biteho bitangiye ute mu by'ukuri? Biriya bintu rero ukuntu byanjemo gutangira gusobanura filime, ndibuka nari nkiri muto, hari abantu bajyaga basobanura, abantu b'Abagande bagasobanura filime, nkabireba nkatekereza ukuntu iwacu bitabayo, nza kuzana igitekerezo ntibiriya bintu babikora mu Rwanda ntibyaryohera abantu. Icyakarusho nuko Icyongereza nari nkizi. Ndibuka nari mfite imyaka nka 17, 18, byari 9, 98 nicyo gihe nabitangiriye. Ubonye abo babikora nawe urabitangira hano mu Rwanda, kibitangira abantu babyakiriye bate mu gihe cya mbere? Nyibitangira ndibuka natangiye abantu batabyumva. Buri kintu cyose ugiye gutangira ari gishyashya mu matwi y'abantu no mu maso y'abantu ntabwo babyumva. So ndibuka natangiriye muri sale, hari abantu, ariko abantu ko babibonaga baragize ngo nasaze. Ntabwo ari benshi babyakiriye neza, ariko cyo wasobanuraga live ariko byari live. Okay. Ari muri sale biri live. Ariko hashize iminsi ngire ngo nk'itatu abantu batangira gukururwa. Filime uko itangiye yarangira umuntu akabasobanukiwe neza filime byari byo. Kuko kera ntago wumvaga abantu bavuga ngo the bande type filime atamenye yari. None bakareba nk'ibintu byibanzemo ugasanga babyitiriye filime ngo kabutura. Filime bayise kabutura kuko wayikini yambaye kabutura. Ugasanga ubundi baravuga ngo ya filime irimo the band ari inzoka. Ngo tuvuge urugero nka filime yitwa Anaconda, baba barwana n'ikiyoka. So ntago bari basobanukiwe mu by'ukuri filime byari byo. Rero nje nzana system yo kuvuga, system yo gusobanura filime nkayita izina ryayo nkarivuga. Filime yitwa Anaconda, Daily Replay ni kabutura. Izo bitageze Vietnam bataze no kuzitandukanya amazina, ngo ya Vietnam ngo ifitemo the band waho ndi bakubitisha ngo icyuma, ugasanga izina ntabwo risobanura. Naje rero bisobanura neza abantu bakumva izi filime zigira amazina ntibari bazi byari byo. Ikindi bavuye kuri filime zigira amazina bagasobanukirwa content. Ikintu gikomeye cyane gusobanukirwa ubutumwa bwaga buri muri filime. Wabyinjiyemo nk'umwuga wumva ushaka kugira umwuga, cyangwa wabyinjiyemo kuko wumvaga wowe ubwawe ku giti cyawe ukunze filime? Njya kubyinjiramo, nabyinjiyemo kubera ko nakundaga filime. Nabyinjiyemo kubera ko nkunze filime. Buri kintu ugiye mukunda nagiye maze kunze, hanyuma nzijyamo ntangira kuzikora. Hashize igihe noneho mbigira umwuga, nibwo natangiye kujya mbona kuko amafaranga yaratangiye kuza, nshyiramo imbaraga mu kuzikora. Nuko rero filime zagiye zizamuka zifata indi ntera. Zirazamuka. Iya mbere yisobanura avuze ko atangiriye muri sale yari isanzwe yerekanirwamo amafilime. Yari yawe icyo gihe cyangwa n'undi muntu wegereye wari ufite sale? Ndagira twinjire neza. Iyo sale ntabwo yari iyanjye mu by'ukuri, ariko nyiri sale umugabo wamukoreraga yari inshuti tuziranye. Rero njya kuri iyo sale, uwo mugabo tuziranye nkajya nza bisanzwe niviriye ku ishuri. Uwo mugabo sinzi ukuntu namuhaye igitekerezo, kumbe nawe yabyumvisheho. Arambwira ati ibyo bintu byakora. Rero uko yakavuze ngo byakora, yumvishe ko igitekerezo ngifite, dutangira dutyo. Ubwo filime ya mbere wasobanuye ni iyihe niba uyibuka? Filime ya mbere nasobanuye ishobora kuba ari Mr Nice Guy. Ni filime yajya cyane.
niba atari Mr Nice Guy niyitwa Rambo in the Bronx simbyibuka neza ariko izo nazikoreye mu gihe kimwe kuko nakunze kuzibandaho. Impamvu yizo kubaza ngo byari live nuko agasobanuye kamenyereye ko bararekodinze ukajya gufata nyine filime ukajya nawe ukareba, ariko kubikorera muri sale abantu bicaye aho filime barimo barayireba, nawe mbese niba uri imbere yabo, niba uhagaze nka MC, niba umeze nk'umunyamakuru, ntago tuzi icyo dushanyiriza ishusho y'ukuntu muri sale byari byifashe, noneho n'imvune wahuye nayo kugira ngo ubashe gukora ikintu ki live ako kanya. Imvune nahuye nayo reka mpere ku mvune. Ubwa mbere natangiye gukora hakiri kare abantu batari benshi mu masare, nkajya ntangira mu gihe nko mu saa 6 abantu babaga ari bake ngenda menyera, noneho ukuntu babaga bicaye rero abantu bicaye muri sare bose baba bareba imbere, naragendaga nkicara imbere yabo bake bajemo, uko bagendaga babikunda ya masaha bazaga ari bake, iminsi uko yicumye babaye benshi kurusha ya masaha bazaga ari benshi ya nyuma. Bita bitanga ishusho y'ibintu uko birimo kugenda. Bazaga imbere nkicara imbere yabo so nkasobanura gutyo. Urasobanura abantu filime zawe barazikunze cyane, unaza bura hari abandi basobanuzi, hari na mukuru wawe cyane, hari na muzehe Kennedy. Waraje uhita wigarurira isoko muri rusange, n'undi musobanuzi waje nyuma yawe, abandi bajye baza nyuma ugasanga abantu reka bajya ahantu basanga ngo no ku masare ni yanga niba atari yanga ugabona barigenda akaza ugaruka uricyo gihe barafishaga n'ubu baracyabikora herekana dusobanuye unakazikara okay wenda ni igihinde wenda ni okay ni yanga cyasi yanga yaba atari yanga kigendera mu by'ukuri kwigarurira abantu kuriya ubona kubigarurira icyo warushije abandi ari iki mu by'ukuri. Rero igihe ngiye kuvuga ibintu byose bidasanzwe biba biri ku muntu cyangwa byabaye ku muntu, mvuga ko ari Imana. Ni Imana kuko ntabwo ari uko ndi umuhanga wamenye w'intyoza kurusha abandi, sinjya mvuga ko ari igihe ahubwo ni Imana iba yarabiguhaye. Reka mbanze nguce mu ijambo. Uvuga ko ari Imana ubu ngubu cyangwa nuko ubu wamaze gukizwa? Mvuga ko ari Imana kuko namenye ko ari Imana. Okay. Mbere wavugaga ko utaramenya ko ari Imana, mbere ntaramenya ko ari Imana nigenderaga gutyo, ntibashoboraga no kumbaza ngo nukube, nashoboraga kukubwira ko ari ubuhanga bwanjye, wabaguze ko agafashe, nabaga ko ndi umuhanga azi kuvuga cyane, ariko bari Imana yabikoze. Imana hari impamvu iba yaranshyizeho nkasobanura kuriya, abantu bakankunda kuriya ndetse bakanabikunda, usibye ko hari bimwe mu byo mvuga navuga narinzi gukoramo. Nakuvuga filime yaratangiraga nkamenya filime itangiye uko ndi buyitangire, uko ndi bugende bitewe n'inanga zirimo. Noneho hakaba nk'ahantu hagera haba hateye agahinda, namenyaga agahinda aho kari inanga yagenda mu gahinda nanjye nkavuga mu mvugo y'agahinda. Aho nukuvuga umuntu ureba filime uhita ukurura attention. Noneho hagera ahantu hakanganye hora ugasanga naho namenye inanga ikanganye ukugenda. Ubwo nkaba nanone ngiye muri ya nanga. Haraho nageraga abakobwa barimo kubatereta ko bakunda abakobwa bateretswa bigira. Nkashobora kwigana umugore uko avuga ariko atari ijwi rye niganye, mvuga nk'uko bavuga. Ndakeka n'utwo twatumye abantu bankunda bakavuga Yanga araryoshya, ariko nkashyiramo n'amagambo aryoshya ko narahimbaga. Amagambo niho nashaka kugera. Ariko ibyo byose ni impano navumbuye ko Imana yampaye yo mpano yo kumenya ko twisting ibintu. Amagambo nayo warayavumbuye menshi aragenda afata no mu bantu. Kugeza uyu munsi aramateme menshi akoreshwa yadutse ku bwa Yanga. Ndabumva cyane. Amwe muri ayo ngayo ari amaterme kugira ngo yatangize, wenda uraza kugenda natubwira yo wumva rwose wavumbuye agakwirakwira nawe kumva biranagutunguye cyane. Buryo umunsi ubitekereje wumva bigutunguye, wabaga wayakuye yabaga yaturutse kuki nk'atanu y'ingenzi wofa tutayangaya rwose nanjye yarankoreye muri karakazi. Reka nkubwire nk'amaterme nahimbye maze agafata imbaraga. Ndibuka narigaga muri primaire hari Remera aho bita mu Giporoso. Rero nkakunda kuva ku ishuri nkaca kuri restaurant y'umugabo witwaga Myasiro. Kwa Myasiro. Kugeza uyu munsi abantu restaurant bazita kwa Myasiro. Cyane nk'abantu b'insoresore bakiri urubyiruko babyirutse. Kwa Myasiro narahanyuraga nkabona Myasiro yabaga yujuje abakiriya ari benshi cyane. None igihe cyo gusobanura nibuka ahantu najyaga nyura ntangira kujya muri restaurant mbonye muri filime nyita kwa Myasiro. Ugiye kurya nagiye kwa Myasiro. Kuki watekereje kwita kwa Myasiro? Nuko restaurant wari uzi cyane. Nuko restaurant nari nzi ifite abantu benshi. Nukuvuga nahimbaga amaterme bitewe n'ibyo nabonye cyangwa ibyo mbamo cyangwa ibyo umuntu yambwiye. Navuga wenda nk'ahantu hitwa Nyakariro. Nyakariro sinari zaho ari.
Nyakariro naragenda gutura ikabuga, hakurya y'ikabuga hakaba hari agasozi, mbaza umuntu ariko kariya gasozi buriya hariya ni ati ni Nyakariro. Numvise izina ridasanzwe. Ndyumvishe rero igihe natangiraga gusobanura nkajya nivugira Nyakariro, ntaturutse ku gasozi ka Nyakariro, abantu ba Nyakariro ABCD. Nuko kuko nahimbaga nta kundi. Ariko nkabivuga nkareba ikidasanzwe, nkagishyira muri filime, nkasa nk'ugisasiye ku buryo umuntu urimo kuyumva filime cyagiye kuryoheye cyane. Avuga reka nteremo kakandi. Hari andi magambo wenda ntari buze kugarukaho, ariko rimwe na rimwe wakoresha kandi yagiye afata, ugasanga nk'icyo reka n'urugero wenda agiye gukoresha iringira abantu bamwe barabyumva, uravuze ngo ku gatafari, urumva ubwo hari n'andi cyangwa umumwete cyangwa umwumwete, hari n'ikindi gihingwa wakundaga kuvuga cyane, hari nyine ubwo baragenda bayumva, ariko ugasanga mu by'ukuri icyongereza cyayo cyangwa igifaransa cyayo cyane icyongereza ko wasobanuraga izo mu cyongereza ntabwo ariko biri, kandi wanagerageza no mu kinyarwanda ugasanga ntabwo ariko biri, ariko we washyizemo iryawe, wabaga bitewe n'iki? Ni bya bindi nakubwiraga, kumenya aha ni mahindura. Buriya gusetsa, ndakeka gusetsa abantu ni ibintu ubanza kwishakamo, ariko ntubyishakemo umwanya munini, ukavuga uti iki ningishyira abantu baraza gutungurwa n'ikihaje kijyanye na kiriya ndeba, ugasanga gihinduye intekerezo z'abantu. So nubwo buryo nabizanaga ari uburyo bwo kugira ngo ibyo bari attention yabo nongere nyikurure nyigarurize, bibaze cyane ku kintu kidasanzwe kandi naremye. Yego, wahuza gute rero gusobanura filime zikinwe mu mico y'abandi, abanyamerika bivugiramo amagambo bashatse bitewe nabo nuko umuco wabo byumva, n'umuco w'u Rwanda noneho hari muri za 90 utangira muri 2000 gutyo, uyu munsi wenda hari aho abantu bamaze kugera biratandukanye, wabihuza gute? Uko nabihuzaga rero, buriya twese twarabyawe kandi turarerwa dukurira mu miryango, ni ukuvuga hari umuco umuntu ukuntu aba yararezwe. Nkeka ko ari byatumaga hari ukuntu abanyamerika buri hari ukuntu bajya batukana ibintu bitabaho muri filime, kandi twese turabizi, tureba filime z'abanyamahanga, ariko warareba ukavuga iti ibintu mbishyize mu kinyarwanda ntiwaca no mu muhanda. Ni waho ngaho umuntu yahimbaga ikintu agakubitamo, ukumva agatafari kaje umuntu akibaza agatafari buriya kugira ngo umuntu amenye agatafari icyo ari cyo wagombaga kubura umusore, kuko abantu bakuru n'uyu munsi abarimo kutwumva tuvuga yavuga ati agatafari n'iki, kwa kundi mbese abantu bagiye nko kuri beach koga ku mazi, ukabona uko babaga bambaye, ntiwavuga ibyo bambaye, bavuga n'ibyo ubona, ariko ugashaka nk'ikintu ugakubita agatafari. Nuko nabihimbaga, ariko gusa nkeka ko ntabwo byari ngombwa kuvugwa. Kuri uyu munsi ubwiye kubisubiramo, ndabisubiramo kuri radio kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo, ariko ntabwo ari ibintu najyamo kongera kujya kugira ntabwo nasubira muri filime ko maze gukura. Turaza kugaruka aho ngaho neza, turaza kwinjira mu kanya, ariko tukiri kuri aya materme, hari uhise wohereza ikibazo ngo ijambo imikasiro ngo warihimbye urikuye kuki? Ijambo imikasiro kurihimba rero narikuye mu ijambo ry'icyongereza ryitwa to be cast. Ni cast. Ni kasi nyine none ni mikasiro. Umuntu yareba muri ati I will cast you, zagutera umwaka mu cyongereza. Rero naravugaga umwaka barawuzi, reka mpimbe kiriya se nkogishyira mu kinyarwanda, reka ari cyongereza mvuze ngakigira imikasiro, ugasanga byafashe umuntu mugahura ati nabuze icyo kurya nakasire werekana kaya nkasiriye yane, ariko bisobanura umwaka mu cyongereza ni kasi. Naho wabikuye byumvikane ko aragendaga ava nyine ku magambo y'icyongereza, ku magambo y'icyongereza nkasanga yashyize mu kinyarwanda, ariko bikenda guhura. Urebye neza y'abanyarwanda umuntu avuga ngo yarakasiriwe, usanga bisa nawe bihura uko cyane. Byamaze kujya rwose mu bantu kurya biva mu ijambo kasiriwe, tijara muhura akavuga ngo yakasiriwe ati cyangwa afite imikasiro. Yego, byinshi turi bugane nawe. Twahereye ku gice cya mbere kijyanye n'uburyo yinjiye mu gusobanura amafilime nk'ikintu mwamumenyeho cyane hano mu Rwanda, ariko ubu afite ibindi ahugiyeho nabyo turaza kubireba. Ese nyuma yo guhagarika gusobanura yagiye mu biki? Niki cyatumye ahagarika gusobanura? Mukanya ariko mujo ngo ntiyasobanura, ni mukuru ngo arakuze ntiyasobanura, ariko se koko gukura niko kwatumye ahagarika gusobanura. Igice cya mbere twaganiraga ku bijyanye n'uburyo yinjiye muri ibintu byo gusobanura amafilime, ko yagiye abikora muri rusange. Twe tugeze rero aho yabivuyemo. Yanga,
karame. wabihagaritse ute? ni iki cyatumye uhagarika gusobanura ku buryo abantu birirwa bakubaririza ngira ngo nk'umuvandimwe wawe iyo tumwakiriye hano kimwe mu bibazo cya mbere bamubaza Yanga aba hehe kuki atagisobanura? Buriya rero nkunda kubisobanura iyo abantu babimbajije. Igihe kiragera, iyo igihe kigeze ntabwo ibyo wari urimo kera bikomezamo, ahubwo igihe kigeze ufite kubera inshingano ziba zabaye nyinshi, hari igihe uvuga uti bireka mbere njya mu bindi. Nuko igihe cyageze ndavuga nti gusobanura reka mbihagaritse njya mu bindi, ariko bitavuze ngo ni inshingano mbese urebye. Urabikoze igihe kingana iki? Natangiye nabikoze imyaka nka 14 ibyo bindi wagiyemo ni ibiki? hari igihe biba ngombwa ko utavuga ibintu byose by'ubindi ntabwo mbivugaho, ariko gusa hari ibindi nagiyemo nanone byatewe n'imyaka. Buri iyo dukuze epa ubu ndakeka uyu munsi turi kumwe muri studio, igihe cyiza hari ahandi hantu uzaba uri hatari hano. Iyo ni ugusenga rero ntihazabe habi, ni ugusenga ntihazabe habi, kuko byanze bikunze umuntu ava ahantu akajya ahandi, akavana akajya ahandi. Ntabwo ari iby'umuntu mukuru se gusobanura. Hari ugukura ukavuga uti ndakuze, imbaraga nari mfite hari ahandi nshobora kuzishyira bigashoboka, harushije ahandi ubushobozi n'ububasha n'umuvuduko ufite, cyangwa n'icyinjiraga ntabwo n'icyinjira nanone ukavuga uti aha birinjira cyane kurusha hariya, priorities aba ari nyinshi. Yego. Usobanura, ababyeyi benshi baravuga ko bati ibintu by'agasobanuye bituraruriye abana. Bakiba n'ibiciro ariko yego ababyeyi bati biraruriye abana kujya mu masare bareba amagambo bakoresha, n'ubundi nabyo urabizi bagiye babatera amabuye cyane. Ibyo byaba ari bimwe mu byatumye ubwo tugombaze gukura, nanjye maze kuba umubyeyi, nanjye ibi bintu wabireka? Ntaho bihuriye, kuko ndibuka nyine iyo ikintu cyiza agasobanuye, filime zisobanuye zitangiye kuza zafashe intera itarigeze ibaho ngire ngo muri entertainment y'u Rwanda. Ugasanga ahantu hose sare, kandi sare, buri sare yajyagamo abantu benshi barenze nk'ijana. Bivuga ngo abantu ko bavagamo batangaye bajya kubwira abandi. Urumva urubyiruko rero kwirukankirayo rwari rwinshi, abantu bakuru baje nabo gutangira kureba amafilime ko ntabwo byari bizwi. Urumva mu mago icyo gihe amateleviziyo yabaga hari, ariko abantu batazi ibyo ari byo. Filime isobanuye kugira ngo ijye mu rugo, ari uko nabwo iba yavuye muri sare, ko abanyamasare nibo bayakodeshaga cyane. Rero wasangaga kubera ko urubyiruko rwayakundaga, abana benshi birukankira muri sare nibo bazibonaga. So naho rero bavuga ko abana bari bararutse bajya mu masare kureba filime, ariko mu by'ukuri ndakeka ari n'ibyo ngibyo. Yego. Ubivuyemo ujya muri ibyo bindi. Kuri uyu munsi abantu benshi nabonye na posta twashyizeho, hari abanyandikiye ngo ko utashyizeho ko ari pasiteri, niko benshi batangiye gufata nka pasiteri muri iki gihe. Rwose maze kubona abantu bangambira ngo pasita Yanga. Warakijijwe, waje gukizwa, byagenze bite kugira ngo ukizwe? Ndagira uduhe ku buhamya bwawe bwo gukizwa mu by'ukuri. Reka mba ubuhamya bw'ukuntu nakijijwe. Ni ubuhamya bukomeye. Ukuntu nakijijwe rero bwa mbere ndibuka nari ndahantu, buriya dusenga Imana nzima, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana kandi yumva, isubiza. Hari abantu batekereza ngo Imana yakoreye, yiyeretse Aburahamu, ikiyereka Isaka, ikiyereka Yakobo. Imana yiyeretse Pawulo wari Sawuli. Ntabwo uyu munsi irimo kubikora, kandi Imana ibikora n'uyu munsi. So rero ndibuka hari 2013 nari ndahantu ku mupaka Kagitumba kuri border y'u Rwanda na Uganda. Ndimo kuhubaka. Uko ndimo kubaka nza kwicara uruhande rw'umugabo, nari nifite icupa ry'inzoga yari Amstel. Nicara uruhande rw'umugabo, umugabo arankunda, tangira kunganiriza ati Yanga kera naragukundaga, ariko abantu baragukunda ABCD, urabizi uri umustar. Icyo gihe ndakeka nari no mu nzira yo kuva muri filime gusobanura, nari nabivuyemo muri uwo mwaka. So twicaranye rero atangira ko mu buhamya ati gende pasiteri, anyereka ishuri aho yari amaze kubaka agashuri, tangiye kugira agashuri k'incuke, ariko afite n'iduka kandi akaba atwara n'ibimodoka ibi bicukura imihanda. Nuko uko twakaganiriye umugabo atangira ko mu buhamya bw'ukuntu yakijijwe. Ati jye nakijijwe buri Imana yankijije sida.
ambwira atyo. uwo mugabo nyine, uwo mugabo afite aricaye yegenda ifitiye icupa ry'inzoga, yakuruye attention yanjye. Ubundi se narasengaga bisanzwe, ariko ryari se nka rimwe mu mwaka kwa kundi umuntu agiye kuri Noheli. So ambwiye ko Imana yamukijije sida, nanjye urabizi ndi umusitari, nshaka kumva koko ibyo bintu bishoboka. Uyu munsi ni abantu benshi bari hanze bumva ko Imana itakora ibitangaza. Umugabo ko yagakuriye attention yanjye, turaganira, ndamwe yasi ibyo bintu bibaho, ati bibaho. Atangira kunganira ukuntu yarwaye sida. None ko yakanganiriye ambwira ko umunsi umwe yagiye mu cyumba cy'amasengesho avuga ati reka nihe Imana nisengere ninapfa Imana izanjyane mu ijuru. Ariko ngo uko yasenze yihaye Imana amaramaje. Noneho mbihuza n'ibintu byanditse muri Bibiliya, muri Bible haranditse ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Urumva yashakanye Imana umwete. Uko ashakanye Imana umwete, Imana iramwiyereka. Yamaze icyo gihe yarafite nawe ikibazo avuga ati jyewe ubu ngubu Imana ntabwo yafasha ku bibazo nk'ibi ngibi. Wenyine wowe yanga icyo gihe nta kibazo nari mfite, usibye ko ninyweraga inzoga. Gusa hari ukuba unywa inzoga ukumva usa n'ubaswe. Noneho inzoga mbwiye gutyo nabaza Imana nanjye yankura ku nzoga, kuko naranywa buri mugoroba agenda ajyaga mu kabari. wumvaga warabaye imbata yazo? Si ukuba imbata kundi, kwa kundi uvuga uti ngiye mu kabari ejo ukareba amafaranga wakoresheje. Nakoresheje menshi, tuvuge nakoresheje nk'ibihumbi 20, 30, kandi ubwo narubakaga nk'abari imifuka 3 ya sima 4, umufuka wa sima waguraga 8,000. Nuko ndangije ndamubaza se nanjye byashoboka ko mva ku nzoga. Yakuriye attention yanjye ntagira kumbaza gutyo. Nuko natangiye gushaka Imana, mubaza umuntu wamusengeye, yambwira ahantu ngo bari mu cyumba barimo gusenga cy'amasengesho, umuntu wamusengeye musaba nimero njyayo. So nuko nguko natangiye gusenga, ariko sinasenga maramaje, nkasenga nko kuri kakayoga, ariko gusa nshaka Imana pe. Icyo gihe wumvaga se umutima ugucira urubanza ko iyo nzoga ukiri kunywa ari ibyaha urimo, cyangwa icyo gihe wumvaga? Numvaga harimo ikibazo. Numvaga najyaga gusenga nkaba nanyoye. Rimwe ndibuka umugore yigeze kumbaza 2015, ubwo maze gufata umuriro wo kujya gusenga, none na madama mutwarayo. Ambwira ati ariko Tom, ubu ntububeshye Imana. Ni se gute? Ati uba wanyoye ukaza mu rusengero, ariko nkunze Imana pe. Nashakaga Imana, simbabeshye ukuntu ukuri. Nari nkunze Imana. Noneho mu migani 8:17 haranditse ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nashakaga Imana pe. Shizeho imbaraga. Inzoga zarakunaniye kuzera. Inzoga zarananiye, ariko nkazinywa nkicuza mu gitondo nkavuga ni Imana dore ngiye kukuramya, ariko umbabarire nakoze ibi byangwa n'amaso yawe. Nuko nkomeza gutyo ku kayoga. Ndibuka iminsi yaragiye iricuma, none ntangira kujya mbona ibimenyetso, kuko buri Imana iravuga. Ibimenyetso ntangira kubibona, ariko simenye ibyo ari byo. Nimaze kumenya ko Imana irimo kunyumva. Narayishakaga n'umutima wanjye wose. Ibyo mbabwira ni ukuri, simbabeshye. Ibimenyetso wabonaga se nibihe byakwerekaga ko Imana irimo kunsubiza? Iri kugusubiza muri Bibiliya, muri Yobu 3 na kangahe sinibuka igice, ariko haranditse ngo Imana ivugana n'abantu iyo basinziriye bashyizweyo. Iyo dusinziriye dushyizweyo. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona inzozi ukavuga uti ibyo ari byo byose, inzozi ziza zirimo kugomba gusenga, zirimo gusenga kwawe, uzibonyemo abantu basenga, utangira kumenya ko hari ibimenyetso by'uko by'ubuzima ni kumva. So natangiye kujya mbona ibimenyetso, ariko simenye ibyo ari byo neza, ntabwo nasobanukirwaga icyo gihe. Ariko gusa mfite inyota n'inzara n'inyota byo gushaka Uwiteka. Yego, byo gushaka Uwiteka. Muri make nashakaga kuva mu byaha. Ariko uri kigusunika. Nari ndimo kuva mu byaha. Nkashyiramo akabaraga. Nkashaka Imana pe. Nuko nagendaga ntera intambwe. Niko gukizwa kwanjye. Uyu munsi ugeze he? Uyu munsi rero aho ngeze mu gukizwa, nabaye akazuyaza muri icyo gihe. Mbaye akazuyaza muri icyo gihe, hari igihe cyageze akazuyaza nkavamo, noneho nshaka Imana byanyabyo bitewe n'impamvu. Ndavuga ni mvuye muri ngiye muri. Iyo mpamvu ni iyihe? Iyo mpamvu rero nta yindi. Umwaka ushize 2019, nubwo narasengaga, ariko narasengaga cyane, naje gufatwa n'indwara. Indwara imwe mu ndwara zitinywa kuri iyi si kugeza uyu munota. Indwara mbi cyane, navuga ko ari mbi cyane. Ndibuka nari ahantu nari ndimo kubaka, haranubakaga, noneho nkajya ndibwa mu icyo gihe cyo kubaka cyose. 2018 urebye nibwo byatangiye, ariko ukumva n'uburibwe budakabije.
bisa 2019 ujya gutangira nibwo natangiye kugira uburibwe bwinshi cyane mu nda. Noneho njya kwa muganga bambwira ko ari gaze nyinshi iri mu nda, acide cyangwa gaze, sinjya nibuka icyo muganga yambwiye ariko menya ari acide. Muganga atangira ko umutunini ati tunini turoroshya. Noneho ko yamaye utwo tunini ndibuka igihe cyarageze amezi amaze kwicuma, amaze kuba nk'5-6 mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 nibwo natangiye gufata utwo tunini. Njya kwa muganga muganga akiri kuri muri bya bindi nza kugira ikibazo cyuko mu nda hatangiye pokera cyane, ubudibwe wajya ngo barimo kuntwika, wajya ngo n'umuriro na mizu ukajya mu nda ukiberayo umuriro nkuko byumva ko bafata ko ukabishyira mu muriro. None byabaye ngombwa ko njya kwa muganga arakomeza ati nta sida, ariko niba ngombwa tuzagusuzuma turebe mu gifu niba harimo ikibazo. Ntiyasuzuma, nza uko nagatinze kugira ngo nsuzume naje kubura amaraso. Ariko ubwo kuva icyo gihe cyose uwo mwaka utangira najyaga mu rwiherero hakaza umukara simenye ibyo ari byo. None muganga biba ngombwa ko njyayo, ubwo hari mu kwa 7 amaraso yashizemo. Ndibuka hari mu gitondo ngiye kujya muri douche ndananirwa, umutwe ukubita kuko mu bwonko buri hajyamo amaraso niyatuma bukora neza. Umutwe iyo kuriye cyane amaraso yatajye mu mutwe urakurya cyane mu bwonko, so umutwe urandya cyane, nanirwa guhagarara biranga, umutima urimo kudiha. Ndibuka natumye umwana kuri farumasi agenda nshakire imiti, bamuha utuntu twitwa tutema twongera amaraso. Abadamu baba batwite baratuzi n'abantu bagize ikibazo cy'amaraso make. Bamaye totena maramubwira ati mu gitondo nakanywa, saa sita na nimugoroba, umunsi umwe ku munsi wa 2 abameze neza. Nadufashe iminsi 2, ariko umunsi nanirirwaho bwa mbere ndibuka nahamagaye madamu ndamubwira nti rero ntago binyoroheye. Madamu yari hanze, aza ku munsi wa 3, ariko ubwo ku munsi wa 2 ninafashe iyo miti byanze. Ku munsi wa 3 yageze nijoro, bukeye namusize mu rugo njya kwa umunsi wa 2 nagiye kwa muganga, basuzumye babura indwara. Muganga arasuzuma abura indwara, ibintu byose arafata amaraso ABCD, arambwira ngo igisigaye ni ukujya kongera amaraso hanyuma bakazasuzuma mu nda niba hari ikibazo kirimo. Nagiye Faisal banyongera amaraso, banyongereye amaraso rero Dr. asuzumye nawe indwara, buriya nta muganga wemera undi, yanze kugenda kuri report wa mbere none yakuye legacy, akoriye naye test asanga nta kibazo mfite. Arambwira ati ubu kigomba gukorwa kuba twongereye amaraso, tugomba gusuzuma mu gifu cyawe. Ambajije uko bimeze, ambwira ko haza umukara. Arambwira ati ikibazo kiri mu gifu. Rero ndibuka nagiye kwa MBC ni ntuza ni ivuriro reba Nyamirambo, murirayo n'umuganga wa legacy nanone twari twarakubitanye, wambwiraga gufata imiti. Ko nakubitanye nka3 naragendaga bakambwira gas acid. Duhuye rero ankorera endoscope, nukohereza ikintu kireba mu gifu kikareba ko harimo ikibazo. Ankorera endoscope, umuganga yabaye cyohereza yo endoscope kuko mu gituza numvaga harimo ikibazo mu nda yose. Yari kumwe n'umunasi agira ubwoba, baravuga ati yanga we warashize mu nda, hari hameze nabi, harimo ibisebe, mfite amafoto ateye ubwoba. Muganga ahita avuga, umunasi we yagize ubwoba, muganga ahita avuga ati, umunasi yavugaga ko ari ibisebe, umuganga aravuga ati ibisebe ni tumor, kandi tumor atari ikibyimba gitoya kinini cyane ku buryo endoscope itamanukaga. Arangije yari yabuze n'inzira nturumubi, kuko ikintu urumva iyo kikuri mu muhogo kimanuka nturumubi ntuzumubi, nibwo yambwiye ati yanga mbonye inzira ariko wihangane nimo gukomeza kumanuka. Ariko nabwo kumanuka ntabwo yageze hasi ku gifaho gihera, byari bikomeye. Arambwira ati rero iyi ni tumor, nta kindi kigomba gukorwa, no gusuzuma niba ari cancer, kuko byanze bikunze uzabagwa. Urumva no kubagwa tumor ikavamo. Ariko Imana ni nziza cyane. Imana tuvuga ni Imana ikora, ni Imana isubiza, ni Imana nzima. Nuko yakabimbwiye gutyo ndiheba. Madamu yari hanze barimo kusuzumira mu cyumba n'abana, umunasi ajya entertaining abana, madamu araza. Dr. aramusobanurira avuga ati nidukora kuri iyi tumor ibaye ari kanseri tukayisuzuma batanga ibyumweru 2. Ati ibyumweru 2 twabaha ari kanseri bayirukanse. Niba mufite ubushobozi arimo kutubwira mwajya aho basuzumira bazanabavurira. Ubwo nibwo twatekerezaga Gakani ya Nairobi, ntekereza kujya mu Buhinde, dutekereza kujya South Africa kuko madamu niwe yakoreraga. Rero tuba dufashe inzira tujya South Africa mu gihe kitari mu kwa 8, basuzumye mu kwa 7
kwa munani mba ngeze South Africa, madamu yameshaga uburyo bwo kwinjirayo kuko niho yakoraga. Hanyuma njya mu ivuriro ryitwa Mediclinic riri mu murwa witwa Bloemfontein muri Free State. Ngezeyo Mediclinic, doctor nsuzumye ampa iminsi nenda guha ibisubizo. Mu gihe hano batanga ibyumweru bibiri. Imana ni nziza yankora ibitangaza. Doctor nsuzumye ku munsi wa 4 ndibuka yampaye ibisubizo bica intege. Yarambwiye ati mu ndawe twasanze ya tumor irimo yo bagusuzumye mu Rwanda, nta muganga ugendera ku bisubizo by'undi. Ati kandi irava. Ikindi gitangaje ndibuka hari nimugoroba arambwira ati twasanze ari kanseri. Kansa ni indwara mbi cyane, umuntu wese ubyumva uri hanze. Ndakubwiye uyu ni umwaka ushize wa 2019 mu kwezi kwa 7 nibwo bakubwiye byose kwa 8. Yes. Dr. mu Rwanda yambwiye ko bishoboka ko ari kanseri, ntabwo yapimye ngo arebe ko ari kanseri, ko bafataho utunyama. Yambwiye ko ishobora kwiruka. South Africa bambwira ko ari kansa, barayikonfirma. Noneho Dr. mu gitondo najya kumurira ndi kumwe na madame, arambwira ati iyi kansa ishobora kuba ari stage ya 2 cyangwa ya 3 ntiyemeza. Ambwira ko ari igihe cyo gutangira endoscope, chemotherapy. Arangije ambwira ko bazambaga igifu bakagikuramo. Ngeze kuri Dr. wa kabiri, we yambwiraga ko bashobora kubaga bakagira agafu basigama. Ngeze kuri Dr. wa kabiri, we oncologist, babaganga bamwe bagutera imiti, arambwira ngo ni stage 4 cancer ya nyuma, stage ya nyuma. Ukuntu yari stage ya nyuma nuko igifu impamvu nari nyishobore kugenda nuko igifu ntabwo byafashe bigana inyuma, ahubwo byafashe guhera hejuru kumanuka. Bivuga ntabwo yari yaragiye mu magufwa hose, ariko yari yarafashe inda yose. Bivuga ngo cyari ikibazo cyo gukuramo igifu cyose. So bivuga ngo kubaho yambwiye ko ushobora kuba, ariko ubwo ibyo byose navuye mu Rwanda nsenga. Nagendaga nsenga, narasengaga. Narihaye Imana. So Imana rero nibwo yatangiraga kunkorera igitangaza. Igitangaza ubwo yagukoreye ukaza noneho ufuta indamaramaje, kuko niho twaganishaga. Ni kihe mu buryo vunagwendagira ngo duhite tuninjira mu bibazo by'abantu hano bafite ibibazo byinshi bohereje bashaka kuza gusubiza. Ndibuka nari ndimo gusenga, ntangira gupanga na petit frère witwa Junior nari namuhamagaye yaje andwaje. Naho icyo gihe dutangira gupanga gusenga, ndi kuri chemotherapy ya mbere tuvuga ati ibyo ari byose kimo ya kabiri nirangira ngiye muri pause, tuzashaka hano tujya gusengera ku bakozi b'Imana bafite imbaraga. Ubwo hari umugabo uri Nigeria witwa TB Joshua, navuga ko nzajya kujya ngasengere, ndimo gupanga gufatira either visa South Africa cyangwa se nzagaruke mu Rwanda. Uko turimo gupanga ariko tugapanga abakozi baraho hafi. Ndibuka witwa Alfred Kawu nagiye huba South Africa muri Johannesburg kujya ngasengere. Ngeze ariko Alfred Kawu ntiyasengera, ahamagara abandi bari basengera, mba mfite agahinda. Uko ndimo gutekereza gupanga kujya muri Nigeria, ndibuka nijoro ndyamye rimwe Junior yari amaze kugaruka mu Rwanda. Yaragarutse. TB Joshua yaje mu nzozi, mbona arimo kunsengera. Iyo ugiye kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo yitwa Emmanuel TV, ni umuntu usenga indwara zigakira bikagaragara. Testimonies barastanga, abantu batanga ubuhamya. So namubonye mu nzozi arimo kunsengera, arangije arambwira ati mbere yuko nkomeza gusengera ni mu nzozi mwiyerekwa ngo banze urebe iwanyu, wibuke genda senga, ndapanga kujya Nigeria kujya ku rusengero rwe. Aje mu nzozi asa nk'usengera inda, none usa ndi kuri sheze asa nk'unyeganyega. Ati reba iwanyu gusenga asa nk'ubihagaritse. Ndebye iwacu mbona ibintu bitabaho, aho abantu baba baragiye banyura, abantu bakunda kujya mu bintu bidahwitse by'imyuka mibi, Imana irabyerekana. So nuko yabinyeretse ngira ubwoba, mu nzozi ziragenda. Ngomeza gahunda yanjye yo kuzajya gusengerayo. Hashize igihe chemotherapy ubwo ya kabiri igiye kurangira, kujya aho nzapanga uko njya Nigeria. TB Joshua namonaga kuri YouTube. Ibyo byose napangaga kujyaho kuko nagomba gushaka address byanze bikunze. Namwandikiye, narandikaga ariko batadusubiza. Nijoro ndyamye haza witwa Pastor Robert Kayange ari kumwe na TB Joshua mu nzozi. Robert Kayange nawe namubonye kuri YouTube. Nta gahunda nari mufiteho yo kujyayo niki. Noneho baje ari babiri, mbona Robert Kayange yicaranye na TB Joshua basa n'abaziranye, basa abantu batuje. Kayange ashaka kunsengera. Wibuke gihe murana gahunda ya TB Joshua. Kayange agiye kunsengera, ndamubwira nti hoya ndashaka kuriya ko ari unsengera. Mbimubwiye bombi mu nzozi barabura uko ari babiri, barigendera.
mu gitondo ndavuga ni inzozi. Chemotherapy ya kabiri rero yari irangiye nibwo natahaga nkaza mu Rwanda. Ko hari ibyo nagomba kurangiza. Junior wibuke yaraje yari afite gahunda nawe arimo kurangiza. Ngeze mu Rwanda ndibuka narindi nkihagera mbwira Junior tujya kuri ambasade y'Abanigeria gushaka visa. Gacuriro turayibura, ambasade yari yarimutse. Noneho bukeye bwaho ubwo hari kuwa mbere kuwa kabiri, bukeye bwaho hari ku munsi wa gatatu ndibuka njya gushaka ambasade y'Abanigeria ndayibona hari ya Nyarutarama. Nyibonye mbona ibisabwa ndabifotora. Uwo munsi napangaga kugira ngo nshaka uburyo nabona visa. Kuwa kane nibwo abantu baplayingaga. Ndabyibuka. Noneho nijoro ndyamye haje inzozi. Nigeze mbona kuva mbere hose. Nibwo namenye Imana itangiye kunsura. Wibuke ndarwaye. Munda harandya. Nabonye wa mugabo Robert Kayanja aza mu nzozi mu buryo budasanzwe. Ariko mbere yuko aza harabanje haza inzozi mbona ndi muri sale nini. Ku marembo hari umusirikare amubwira ati mbere yuko twinjiza aba bantu hari abantu basaga n'ari nyeshyamba. Mbere yuko tubinjiza muri iyi sale ngo tubashyire mu baturage basanzwe banzu basengera. Nimwiyerekwa. Ndasenga. Mbasengeye bamwe barinjira abandi baragenda. Wa musirikare arambwira ngo uziko ishengesho ryawe rifite imbaraga. Nanjye ni ku buryo nasenga nkasengera abantu ati rifite imbaraga. None twinjira muri sale n'aba bantu twambara uniform ya gisirikare. Nimwiyerekwa ni mu nzozi. Aho uracyari mu nzozi. Ni mu nzozi. Noneho turyamye ko twakambaye uniform zita zihinduka. Mbona wa mpasiteri wa Uganda, Pastor Robert Kayanja wibukundi mu Rwanda none. Uruhande rwe hasi yaje ahagaze ku nzu hejuru, hasi hari umudamu wasengaga yashyizemo imbaraga nyinshi umwinginzi. None Robert mbona ampereje ukuboko ati we ngwino. Ndazamuka mufata mu kiganza. Ukuboko kwe kurambuye. Arambwira ngo fata izi imbaraga ugende urenga aho twagarukirije. Agiye kugenda ndamukomeza. Ntuvuze ngo iki? Ati fata izi imbaraga ugende urenga aho twe twagarukirije. Ubwo agiye inzozi zirongera zirahinduka. Niyerekwa. Nukuvuga ngo abarokore abantu basenga hari urwego ugeramo iyo urimo kuvuga ibintu bagasobanukirwa. Step by step. Nukuvuga ngo ngeze hasi mvuye hejuru ngeze hasi mbona ndi mu rusengero runini. Harimo amadayimoni avanze n'abantu ariko harimo n'ikigirwamana. Urusengero rw'umusenguruko. Noneho nkigera hasi ntangira kuvuga amagambo nyavuga mu Cyongereza. Uko nyavuga daimoni zitangira guhunga. Ndibuka amagambo naravuze nti if we speak they will know we are sons and daughters of the living God. Nini tuvuga bazamenya ko turi abahungu tukaba n'abakobwa b'Imana nzima. Ndongera ni if we speak they will flee. Ariko uko mvuga ayo magambo nkabona daimoni zishize mu rusengero. Muri za nzozi mu nzozi. Niyereko ntabwo ari inzozi. Nuko ni if we speak they will flee. Mbona daimoni zirongera ziragiye. Noneho ndongera ni if we speak they will know it's not us speaking, it's God in us. Ubwo nivuze ni they will flee zisahunga daimoni mbona ziragiye. None ubwanyuma mvuga ko gutyo nti they will know it's not us speaking, it's God in us. Bazamenya ko atari twe tuvuga ari Imana turimo. Nagize gutyo mbona daimoni zishize mu bantu. Abantu basigaye mu rusengero. Imbere yanjye cya kirigirwamana nicyahavuye. Akomeje kuba mu rusengero. Ngiye kukirukana mu izina rya Yesu. Uruhande rwanjye haje umugabo uri mu ishusho y'umuriro. Ndavuga ni Yesu nawe ubimbwiye. Noneho nkirukana mvuze mu izina rya Yesu. Wa mugabo yankozeho ku kuboko umuriro uvamo. Ikigirwamana mbona cyatatse kirayenga kirashira. Urusengero noneho rushiramo daimoni n'ikigirwamana. Noneho ntangira kuguruka mva hasi ngenda hejuru. Nsa nk'ufite rasoro mu maguru. Vuga ni Imana nzagukorera nzakuramya bimara umwanya munini. Nagiye kuva muri izo nzozi naniwe. Uwapangaga kujya Nigeria naniwe by'umubiri bisanzwe. Uwapangaga kujya Nigeria mu gitondo nahise nkata gahunda zo kujya Nigeria. Mpanga kujya kwa Pastor Robert Kayanja Kampala. Nukuvuga ngo nahamagaye umuntu uriyo twakoranaga kera nzi usengerayo. Ndamubwira ni jewe nabonye inzozi nizi arambwira ati uri Imana yaje kugusura Tom nuko Imana iza. Ubwo ndamubwira wamundebera ukamumbariza ndashaka guhura nawe nkamubwira ibi bintu kuko Nigeria ubwo ndahakase. Arambwira ngo fata iminsi 3 yo kwiyiriza tubisengere turebe icyo Imana ivuga.
iminsi 3 rero narayifashe ku munsi wa gatatu hari ku wa gatandatu nimugoroba nkatisha itike nagiye no muri iryo joro mfata indege ya saa 6 z'ijoro nageze Kampala mu masaha 10 saa 10 zo mu rukerera nijyamaho gake mu gitondo nari mu rusengero kwa Pastor Robert rero hari ukuntu agira icyo bita abantu baraza akabasengera bakora ku gahanga naraje mugeze imbere mutekereza inzozi umugabo arandeba arambwira ati rero uzagaruke turebe ikinzozi zisobanuye ibintu bikomeye nasaga n'ufunza abantu warangije arankwepa ariko agiye kunkwepa agiye kunkwepa ndambwira nariko mfite ikibazo mu nda naramubwira ko ari kanseri yankoze aravuga ngo kira mu izina rya Yesu mu cyongereza be healed in Jesus name ndagenda mbabaye ndavuga so nakize cyangwa ngayo nguko ndangije ubwo wa musore arambwira ati ngo byarangiye wowe zereye nagarutse mu Rwanda mari cyumweru ndongera asubira South Africa ngezeyo nanga ko muganga nsuzuma I mean bantera ya miti imwe ya chemotherapy nanze ko yenera umuganga atse kubera iki ndambwira noya sinemera kubaga umuganga yakuriye agatebe kume andeba mu maso yegera kameza karambwira ati nutemera guterwa imiti ubwo nambwiraga ko no kumbaga ntabyemera ko hari impamvu nge nari mfite nizeye arambwira ati ndaguha garanti kuzapfa simbyemera muri giyewe nanga kugira ngo tuvugane byinshi yaransuzumye iminota 15 nicyo kinyaba gutera madamu noneho njya kwigarura ubwenge wa muganga yagiye ndabaza yakubwiye iki ati yambwiye ngo hano ngo urareba ngo uracyava ngo ariko si cyane ntiyasobanura ibyo ari byo noneho iminsi ndemere irashira umunsi wa gatatu ariko nabanje ndahamagara nise doctor ko ndashaka kumenya mbere yuko umunsi wa kane nubwo ari ejo bigira bimeze bite umunasi yarambwiye bakorana mu assistant we ati mbere yuko bagutera undi muti kujya kuri oncologist niba abaganga batera chemotherapy uze kubanza uhure na doctor muvugane uwo doctor ni surgeon bamwe babaga nabo basuzuma mu nda ejo mu gitondo tuzindukira na madame umugabo wavuze ngo I can guarantee you will die ndaguha garanti kuzapfa imvugo yarahindutse ati in my life I have never seen this amagambo ndayivuga cyane mu buzima bwanjye sindabona ibi bintu nta muntu bavuze ko arwaye kanseri mu nda iri kuri stage ya 4 ushobora kubona ibi ubwo ntabwo nari nkiribwa ahubwo hari sensitive bisanzwe arambwira ngo nta cyuma twasanze mu nda yawe nta na kanseri nuko byagenze umudamu nanjye mpita mvuga ni madamu tuza dore Imana turamya ni Imana ikora ibitangaza aho abaganga bavuga ko bidashoboka birashoboka nuko byagenze umuganga none adwa report arambwira ngo urwaye igifungo kandi igifu rwaye anyandikira uduti nanjye uduti nutiyongeye nanjye no kugaruka nabwo tuduti dushobora kuzatera kanseri dore bivuga ngo ne miti yo guhanyuma ntayo wanyweye ntayo nanyoye ntabwo wongeye kwipimisha handi se ngo urebe na handi hano nongeye kujya ariko urumva of course we yaratangaye tujya no kuri wa oncologist nawe ariko oncologist twari twaramwishe sessions enye bambwiraga ko niba baga igifu bazakibaga nafashe chemotherapy sessions enye nagiye maze gufata ebyiri wa muganga noneho kuko urumva zirahenze chemotherapy yaravuze ati yambwiye atari ko kanseri ishobora kuba yaragiye ngo ari kazagaruka hashize igenda nise bwa mbere ajya kuntera kimo yarambwiye ati nugu containing ni ugufatira kanseri ahantu hamwe ngo ntizagira handi ijya buriya nicyo chemotherapy maze ni barayigutera kanseri ntigira handi hantu ijya ariko noneho niyo yambwiraga ko azafatira ahantu hamwe nta igihari yacyuma yambwiraga ko bazabaga igifu bagakuramo nta igihari ahubwo ngo igifu ntabwo bibaho urebye amafoto ukareba ukuntu amaraso yavaga ukareba uko mpagaze ukareba amafoto muganga yambwiye ati bisindabibonaho ni ibintu bitangaje gusa kuva icyo gihe ngira ngo uri kuyavuga mugenzi wacu ukora TV ari kuyanyoherereza wari wayabahaye ubushize kuva icyo gihe no kuvuga ngo ikintu gitangaje nuko Imana igenda yigaragaza Imana itangira kunyigaragariza Imana itangira epa nakubwiza ukuri hari abantu benshi batizera ko Imana ivuga batizera ko Imana yatangiye kuginyereka abantu yahereye mu muryango inyereka madame wabo none ndamuganira ndamubwira ni wanyu ibi nibi yaratunguwe mubwiye ibyo wabo atigeze ambwira nta n'umuntu wabo twigeze tubiganiraho kuko none anganira ibyo wabo ivi wabo Imana irimo kunyereka igiwacu abavandimwe ABCD kanyereka umuntu ku wundi none iyo bavamo ubwo ndi hano mu Rwanda nagarutse itangira kunyereka inshuti yego nkaza nkakubwira ni epa ibi nibi ugatungura ubwo ngo wari usigaye urugeze aho werekwa imico y'umuntu uko ateye ibyo ntabwo ari imico y'umuntu uko ateye gusa ahubwo ibibazo umuntu ashobora kuba afite okay ibibazo ufite Imana ikagenda ikabinyereka
byose ukambwira uti ni 100%. ubwo uva muri Afurika y'Epfo uraza kugeza uyu munsi ubuzima bwawe bumuhagaze bute mu by'ukuri Yanga? mpagaze neza cyane ntumbona se mbona ariko sinzi ikirimo imbere indi meze nk'igiferensi sinzi ikirimo imbere nta kindi kibazo urongera kugira? nta kibazo ndagira pe imwaka ugiye gushira nta kibazo ndagira umwaka ugiye gushira harabura amezi abiri noneho wa muganga w'umunyarwanda witwa Eric Rutaganda ni umuganga wa CHK we tujya kunsuzuma turi MBC icyo gihe amaze kubona amafoto yaravuze ati nimutagira icyo mukora uyu mugabo ntagashobora kumara n'umwaka. bivuga ngo wowe urabikonfirma ukanabishimangira ko wakijijwe n'amasengesho warakije burundu wenda ntabwo baguteye imbere izira etape ebyiri bakoze. Reka mbabwire rero urebye ukuntu mu nda hari hameze urebye amafoto ngira ngo nyabereke nuko abandi batarimo kutureba bumva amajwi ni ukuvuga ngo abaganga ubwabo iyo tumor yari mu nda nta nubwo ari tumor kuvuga ngo ni tumor ni ukuvuga yari yarahereye hejuru imanuka kuvamo it's impossible mu mezi atarenze abiri bisa ni almost close to impossible ku baganga nako ni impossible ariko ku Mana ni ubusa aho niho mubwirira imbaraga z'Uwiteka ibyo abana b'abantu babona ko bidashoboka ku Mana ni gutyo biba byarangiye. Ntabwo wemera se ko ubwo buvuzi baguhaye hari uruhare bwagizemo? Njye mvuga ko ari Imana usibye ko simvuze ngo abantu bareke kujya kwa muganga. Nicyo nshaka kugira ngo simvuze ngo abantu bareke kujya kwa muganga ariko jya kwa muganga unasenge abaganga igihe bavuga ko bidashoboka kuko ibyo bambwiye reports zose bamagaza harushantege tuzakubaga igifu cyose tuzagikuramo icyo ni kimwe. Umuganga wa mbere we yarambwiye ati umwaka ntushobora gushira noneho oncologist we yarambwiye ati imiti tugutera ya kimo ni containing no gufatira hamwe cancer no kuvuga ntizajya handi tuzakubaga igifu kivemo iyi tumor ntabwo yapfa kugenda nta chemotherapy kuramo tumor no kubaga urumva cancer no kwifatira ahantu hamwe cancer barayibuze tumor ntayirimo bakubwiye igifu ibyo bintu bisobanura ute mukanya uruvuze uti ntago mvuga ngo abarwayi ntibivuze nibyo koko nta n'ubabashishikaza kutivuza ariko wowe mu kubagira wenda inama ubona ko inama ngewe nakubwira ubundi bavuga ko umuntu nako so kuvuga reka mbivuge abantu benshi ntago bemera ko ibitangaza by'Imana bibaho ariko nibikubaho uzakenera igitangaza nugira amahirwe y'Uwiteka uzakibona. Ibyo mbabwira ni ukuri ndi umugabo wo kubihamya ndahamya Imana kuko nayibonye ndahamya Imana kuko ari Imana nziza kandi dukunda. Ibyo byose ibijyananiye abana b'abantu babikemura. Ibyo byose birabaye ubwo byagaruka kuri rwa rugendo rwe noneho rwo kumara amasa gukizwa rwose byanyabyo ukarenga bya bindi wavugaga ko wari warakirwa ariko winywera akantu. Ibyo byo kumaramaza namaramaje n'ubundi nasaga n'umaramaje ariko mbona icyo kibazo n'ubundi nashaka buriya nakundaga Imana pe ubyumva utyo namaramaje cyagiye noneho bambwira ibyayo makuru navuze ko nkunda Imana reka nyizere reka nkomeze muri iyi nzira utiyoga ntuvaho twatundi twari twarananiye byo twatuntu tubata buri muntu agira utugozi turaho tw'amafuti kandi cyagufashije kutuvaho kuko hari igihe umuntu akubwira ati ndakora ibi ariko kureka inzoga byarananiye cyane ariko buriya rero inzoga ni cyaha muri Bibiliya biranditse ngo bazabona ishyano barara inkera bashaka ibisindisha ni cyaha kandi hari n'ahandi handitse ngo batazaraga ubwami bw'Imana abatinganyi abasinzi abajura abasambanyi biranditse urumva cyari cyarananiye nacyo nyivuyeho. Yego hanyuma hari ibibazo byinshi bohereje ariko kuva watangira kuvuga ubuhamya bwawe abantu bavuze ngo Yanga agiye kuba umupasiteri agiye gushinga idini itorero nyuma y'ibi nicyo kigiye gukurikiraho. Reka rero ngira icyo mbasobanurira barimo kumva kandi bafite icyo kibazo. Reka buriya uyu munota ibindi mo kuvuga muri Bibiliya haranditse ngo mwumve icyo umwuka bw'itorero. Ubu ngubu kuba ndimo kuvuga gutya byonyine ndimo gutanga ubutumwa bw'Imana kuko ni Imana ikomeye ni Imana isumba byose kandi sizaceceka ngo nitutavuga n'amabuye azavuga. Nge sinzemerera amabuye kuvuga kandi mpari kandi Imana yarankoreye ibitangaza icyo ni kimwe. Icya kabiri kubavuga ko ngiye gushinga itorero cyangwa se cyaki njya nibaza cyane sindabivuga sindabipanga sindashinga itorero nibaza cyane impamvu abantu bumva iby'Imana bagatangira kubyibazaho cyane mu gihe amaroge murayazi utubari amanywa nijoro turavuka ari twinshi murabizi bera mu tubari no gukubitana amacupa gusambana abantu bararwara za sida abantu
bakibanda cyane ku kibazo cy'abantu bashinga amatorero. N'ukuri icyo kibazo kimbajije hari undi wakimbajije niba rejo ntibaza ni ukubera iki kuki by'Imana. Kandi ikindi iyo bitangaza bibaye cyangwa abantu basenga igitangaza Imana ikagikora, aho kugitwerera Imana, kuvuga ko Imana ishobora byose, usanga bibanda cyangwa bakoresha imbaraga ngo ntibarize kuzimu. Sezwe njya byoba ukibaza abantu ni ukubera iki ibyiza babirebamo ibibi babyibazaho cyane. Gushinga itorero ntabwo navuga ngo ngiye kurishinga kuko nta migambi yaryo mfite, ariko Imana imbwiye ngo rishinge mu gitondo nazinduka, kuko niba hari ikintu nubaha n'ijwi ry'Uwiteka n'ijwi ry'Imana. Nuzerekwa uzabikora, ibinyeretse nabikora. Hari nabuze ati arishinze ati ukuntu yaryoheje filime agakonvenka abantu akabigarurira ati n'itorero ntabwo wamucika. Ibyo ngibyo buriya rero itorero si iry'umuntu, itorero ni iry'Imana. Kandi ndakeka ubutumwa kubuvuga, reka nkubwize ukuri, ntabwo ari ukujya mu rusengero gusa. Yesu hari umudamu wabajije ngo ariko ngo ba data na ba sogokuru basengeraga kuri uriya musozi. Yesu aramubwira ati igihe cyarageze kandi n'ubu ubwo abasenga data bagomba kumusenga mu kuri no mu mwuka, kuko Imana ari umwuka. Ntabwo ari cyacyo. Dore ubu ngubu ndimo kuvuga ubutumwa bukomeye bw'Uwiteka, ibitangaza Imana yankoreye. Muri Bibiliya haranditse ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Yego, ubu nibyo ndimo. Murenzi, ubwo ni mu bibazo bitandukanye byaje itorero ryabyumvise. Ubwo babyumvise. Murenzi uti yanga agasobanuye kagize gute bakatwirukaniyeho muri interna, nabyo turabikubabariye. Imana ishimwe. Murenzi contact uramwibuka, yakundaga filime, ndamuzi cyane, ni inshuti yanjye. Nukuvuga ngo hari abantu bakundaga filime, hari ikintu ushobora gukunda gutesha ikindi. Urumva we kubera gukunda filime yavuye mu ishuri, ariko si bamubwiye ngo va mu ishuri atambeshyira. Hanyuma ngo hari uyu nguyu wabaje ngo dusabire Yanga ubwo atazongera gusobanura, byibura filime yasobanuye azidushyirire kuri YouTube tujye dukomeza kuzireba. Iraguha mbone kugeza uyu munota ntabwo navuga ngo ndazishyiraho cyangwa se nzishyiraho. Hari na zimwe zagiye zibura, n'izihari kandi ibyo nzabitekerezaho nzabasubiza igihe nikigera. Uzabasubiza igihe nikigera. Urundi wabaje ngo bahe top 5 ya filime 5 wakunze muzo wakoze, izakugoye, icyo gusobanura filime byakumariye, n'abakinnyi ba filime wakunze. Aramvuniye buriya kujya muri top 5. Nakoze amafilime menshi cyane kandi ayo nakunze muri yo ni menshi cyane. Buriya gufata ya mbere 5 ntabwo napfa kubivuga ngo naya cyangwa. Gusa hari filime y'Inyakoreya nakoze nkayikunda yitwa The Iris. The Iris karaga saison nkora bwa episode bungaye bwari nka 12. Indi nakunze ni filime yitwa Prison Break. Nayo yari amaseso, nayo narayikunze, narayikoze. So izindi rero ni nyinshi. Ntabwo bizakugoye rero filime yaba yarakugoye kuyisobanura. Ntabwo mbyibuka. Hashize igihe kirekire, imyaka igiye gukaba 7 nabikora. Ngo byakumariye iki gusobanura filime? Ubu turimo kuvugana ko ari byo nakoze. Nabaye umusitari kuko ari byo nakoze ikintu cyambere. Noneho kuba ndimo kuvuga Imana, umuntu uriyo akumva Yanga wasobanuraga filime ubarahagarara agashira amanga yemye akavuga Uwiteka. Ni ikintu gikomeye. Urumva zampaye platform yuko navuga abantu bakumva. Uyu munsi ndakeka mu magambo mvuze ntihari bubura umuntu uvuga uti koko Imana ishoboye byose. Nubwo hari n'abatari bubyemere, kuko Yesu yavuraga ibirema n'impumyi zigahumuka, barangiza ati akorera umukuru w'abazemu witwa Berizababu. Awaje ati muri aba basobanura, niba ujye ubasha gukurikiza filime cyangwa se ubazi, ninde wumva wemera uvuga uti uyu ntabwo turi bunabitindemo mu by'ukuri. Abo basobanura filime bandi simbazi, nkireba filime, nta mwanya mfata wo kujya kureba abantu, nta muntu ndi bukomentinga muri abo. Ntubazi na barumuna wawe ntubazi? Ndabazi ariko ntabwo njya kureba uko basobanuye. Muri make nibyo nshatse kuvuga, nta time yabyo mbona. Ukibireba kuko igihe nabirebaga baranabafashije. Iki navuga nabafashijeho, nkeka ko barankopeye bakopera ibyo nkora babijyamo. Ariko ntabwo navuga ngo narabafashije mukore mutya. Nta mwanya rero mbona wabyo. Na filime nakoraga buriya najyaga kureba filime rimwe nakoze.
ese niki kimuhamiriza ko adashobora kongera kubivamo ibyo gukizwa? Icyo kibazo ngo akubaza. Reka nkubwire uwo muntu bimbajije yitwa Simon. Reka nkubwire ntabwo nshobora kubivamo kuko Imana yankijije. Kuri status mu gitondo nazindutse nshyiraho akantu nti I will never fail God because he has never failed me. Sinzababaza Imana kuko itigeze imbabaza, iyangiriye neza. Buri munsi ndasenga mu gitondo ntuwiteka ume kubabazwa n'ibikubabaza kugira ngo nkomeze inzira zawe. Rero ibibabaza Imana ndabitinya, ndabyubaha, sinshobora kuzavamo, sinshobora mu buzima bwanjye bwose. Uko nukuri kandi yego. Uyu nguyu ati mu mutubarize ngo dewanuye iracyahari iracyariye. Dewani iracyanyanditseho, iracyahari. Donc ni business yawe igikomeje. Iracyahari, iracyanyanditseho. Ndabitekereza bine zababwira. Iri gukora irimo iki ukiri gukora muri Dewani? Muri aka kanya sinabivuga ko sibijyanye n'amafilime. Ntabwo ari bijyanye n'amafilime. Nuwango kandi sinibyo namamaza. Okay. Buriya kananga kera umuntu winangiraga bakamubwira ati duriya yabaye inanga. Kubera kwinangira cyangwa se agakora ibyo abandi batumva bamwitaga inanga. Batari kuri kucyuriya muntu ari inanga. Nuko nanjye nafataga umuntu nkabona umuntu ukora ibidasobanutse nkabona dore ni kananga. Ariko kananga ni izina rya mu Kinyarwanda bakananga bariho. So kuvuga ngo ni nabakora ibyo ahubwo ni izina. So rero nafataga umuntu kuko mbona akora ibintu abandi batumva ni dore kananga. Bajya ngo tubwire ngo babwira abavandimwe bawe bakiri mu gusobanura uyu munsi, hanyuma isongero ngo urabyishimira bako basobanura. Buri iyo umuntu akuze akaba ari umugabo amahitamo baraye kandi igihe since imanza z'ibyo abantu bakora, apfa kuba ataroga, ntiyice, ntiyibe, kandi n'ibyo abikora namubwira nyamara ibyo ukora si byiza, sijye uca imanza. Ndi umutangabuhamya w'ibyo mbona. Twahamagariwe ko batangabuhamya, ntitwahamagariwe ko baca imanza. Rero ibyo ntibibareba, barabizi. Nibabona ari akazi kabaryoheye bazagakomeza, niba n'igihe kigeze bazakavamo ibyabo. Ni abagabo bakuru, ni gatozi. Umuntu ubundi aba ari gatozi iyo amaze kuzuza imyaka. Uyu nguyu nawe yitwa Sibo, yakubwiye ngo kumenya Imana nta gihombo uzagira, ngo yanga ngo Imana ihora ishaka abagabo nkawe. Hanyuma udati ngewe mumumbarize ngo niba ngo imbwa yari afite ziryana cyane ngo akizifite yitwa Bunyana Kamikazi Husina. Ngo cyaba ukinamba kuva kera. Rero giye ahantu mbangira imbwa, nkunda imbwa gusa just nakwa kundi ushobora kwikundira ipusi ugakunda. Nge nikundira imbwa ahantu mba hose, ariko ntabwo ziryana usibye kumuka. Ntabwo ziryana ho muri. Yego. Azaze mu rugo dusure nangwe imwe zamuriye. Ya nabajengura cyaba ku kinamba wasanga ugashaka kuzagusura muri kinamba narahimutse. Mubwira usigayo. Abo ntuye nzamubwira kuri ndaza kwamwandikira kuri SMS. Okay. Hanyuma ubundi butumwa bwo kuri Instagram ni bwinshi cyane ngo yanga umezute Ndayisaba Jedeo meze neza ngo ndakomeye aherere hari Norvege. Ati nashaka kubaza kubera iki wakundaga izina rya hehe Nyakariro. Nyakariro cyangwa sinzi kunanditse, sinzi ntabwo mbona ibintu yanditse birancanze, ariko ubwo niba Nyakariro bisobanuye ubwo ndasobanura nta numvaga ngasobanura, numvishe izina ridasanzwe nkabisobanura gusa nta yindi mpamvu. Ni ibitekerezo byinshi cyane abantu bagiye bohereza. Reka ndebe ikindi kimwe kuri Twitter bari naho duhita dusoreza. Uyu nguyu ngo none se aziga abo umupasiteri cyangwa azakomeza kuvuga ubutumwa gutyo gusa atari pasiteri? Jewe buriya Imana imaze kunkiza niyemeje ko nzavuga, ntabwo nzaceceka. Sinakubwiyeho Yesu yabwiye yaragendaga akabwiriza arangije aravuga ati nimutavuga aya mabuye azavuga, kandi muri ibi yaranditse ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Nicyo abaza, uzakomeza kuvuga nk'umuntu usanzwe cyangwa uzajye bagusengera we pasiteri? Nzakomeza mvuge. Imana nimbwira ngo pasiteri, nakubwiye dusenga Imana ivuga, turamya Imana ivuga. Abandi baramya Imana simbizi zimeze nk'ibiti, ntibabwire ntivuge abo byabo birabareba, ariko Imana imbwiye mu gitondo itikora iki ntabwo nzuyaza.
kuko sinzigera nsuzugura ijwi ryayo, sinzigera nsuzugura, nabonye imbaraga zayo. Ni kugira ngo kanseri gukira ni ikintu kitoroshye kandi abariyo babyumve, ntabwo ari uko ndi hano ari urwenya ndimo, ntabwo ari imikino. Narabyerekanye ku bantu baje kumfata kuri televiziyo, abamfashe kuri za channel zikorera kuri YouTube. Ntabwo ari imikino ndimo, ntabwo ndimo kuvuga ibingibi ari uko ari urwenya. This is not a show. Iyi ntabwo ari show turimo, ntabwo ngiye naje muri show, nta gitaramo ndimo guteganya, ahubwo ndavuga Imana nahuye nayo, ndavuga imirimo n'ibitangaza byayo. Yego Yanga, turanagushimiye kuri uyu mwanya. Rero mwanya ibibazo byari byinshi cyane, ibibazo abantu bohereje, ariko umwanya ntabwo utwemereye. Dufite izindi gahunda zigiye gukurikira. Tugushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu. Urakoze cyane. Abakunzi bawe ababukunze mu gasobanuye n'iki wababwira? Ijambo rimwe gusa. Ijambo rimwe gusa. Icyo nababwira abantu bankunze ni ukuri, ndishimye, ndabishimiye, ariko ikiruta byose usibye biriya mwarebaga mugashimwa mukishimira ibyo nakoraga, hari ubugingo buhoraho. Urakoze cyane. Kandi nandi tubonera atari muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Yitwa Kosi Thomas aka Yanga. Ndabona ko double bare yanezerewe cyane. Turabushimiye niba ari umutumirwa wacu uyu munsi, yarasobanuye amafilime murayakunda menshi cyane n'abatibuka umubare wayo yasobanuye, ariko uyu munsi yahinduye umatinge nguwo ndi mu bindi ndi gukora, ariko kandi nkanakorera Imana kuko yamukoreye ibitangaza nkuko we abivuga. Turabashimiye.